kuko hapfa uwabaye mu buzima. Yego. Rusagara rero kuba yapfuye kuri jye ntabwo ari umubabaro. Nkuko nzi neza ko ku Mana ari inyungu. Yego. Ndetse no kuri Rusagara wapfuye ni inyungu. Yego. Ntangiro nshobora kuba ati nanjye ni inyungu kuko mwene data yapfuye, kandi burya ku mubare wabo jye nzakurikira haba harimo haragenda havaho umwe. No kuri Mutesi ni inyungu buriya? Kuri Mutesi mu buzima bw'umubiri ni igihombo. Ariko mu buzima bw'umwuka ni inyungu. Kuza kuri social media avuga ko yapfushije umugabo, yakavuze ko yapfushije umukunzi. Yego. Icya kabiri ko ati ntabwo yagakwiriye guhita aza kuri social media kandi yitwa ko yapfushije. Abantu barimo baragenda bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Rero n'icyo gihe bari kuzavuga byinshi bitandukanye, kuko niba wakurikiye ikiganiro cyaciye ku Isimbi TV. Yego. Mutesi arasa nkaho yasubiyemo ubuhanuzi yaraherutse guhanurirwa. Bwaravugaga ngo urabe maso, Rusagara naza hariya mu rugo iwawe usenge cyane atazapfira muri iriya nzu, kuko ashobora kuyipfiramo nawe ubwawe ukishakira icyobo wishyiramo ntibigukundire bitewe n'ibyakurikiraho nyuma. Yego. Atangaza ko kuba Rusagara apfuye ari ibintu yari yarategujwe. Yego. Ubwo rero urumva byanga byakunda hari icyakurikiraho mu gihe yaba abana yari gupfa babana na Mutesi. Yego. Rero kuba yapfuye batanjyayo navuganye na Rusagara, ariko ntabwo nigeze ntahana nimero ya telefoni yiwe. Twavuganiye kuri nimero ya Pasiteri Mutesi. No mu bo twagendeye mu murongo umwe wo gusaba imbabazi bose nta n'umwe wari ufite nimero za Rusagara. Biramutse byaragenze uko nguko ubimbajijemo, haba harabayeho abahanuzi bagenzwaga n'icyo bita indamu, bakumva ko gutunga nimero ya Rusagara bagomba kubibyaza umusaruro bijyanye n'indamu. Ariko muri bene data twajyanye Justin Damuru n'abari abakamarade, tekereza ko nta muntu wari utunzemo nimero ya Rusagara. Icya kabiri, birumvikana ku muntu ukunda uba ugomba kumufuhira, ndetse ukaba wanashyiraho limite y'uburyo akwiriye gusurwa. Birumvikana kuko niyo wamubuze kuri telefoni ugomba kumubaza ati sheri wari uri mu biki, ukaba wanamufura mu buryo butandukanye. Ntabwo nzi niba ibyo ngibyo byarabayeho koko. Icyo nzi kuva aho mpaherukira nuko Rusagara na Mutesi bafatikanyaga muri byose, kandi nta muntu wahageraga ari muri rwa rugo ngo Rusagara nanirwe kubimenya. Kuko nk'urugero nkanjye narahageze, Rusagara arabibwirwa arabimenya, atwohereza n'icyo kunywa, Mutesi atwakirira mu rugo kandi ibintu bigenda neza. Ese kubera iki biri kubaho kuri Mutesi? Kuki abantu bari gushaka kumva yuko yenda hari izindi nyungu yamushakagamo cyangwa se mushakamo? Twakunda kubera afite abantu benshi bamurwanya buriya ngira ngo. Ni ukuvuga ngo Mutesi afite abantu benshi bamurwanya, kandi bamurwanya mu buryo butandukanye. Abenshi rero bashingira ku mateka y'igikomere yabayemo mu buzima. Wowe umuryango wari uzi byinshi cyane kuruta n'abandi bari kuvuga ibyo batazi. Ese bivuga yuko Rusagara yari atarabona divorce, byo bihagaze biti? Icyo cyo kutarabona divorce ntabwo yari bwayibone, kuko icya mbere Rusagara avuye hano mu Rwanda yubatse. Impamvu ari inyungu kuri Mutesi, iyo uriya mutware cyangwa se uriya mugabo aza kwitaba Imana yaramaze kubana na Mutesi nk'umugore n'umugabo, uyu munsi hari andi magambo yari gukurikiraho. Ati byari kwitirirwa ko ari Mutesi umwishe mu rwego rwo gushaka imitungo, cyangwa se hakaba hakwitirirwa indi mpamvu zitandukanye. Rero hari ibintu Imana yitegereza ikabona bishobora kuzateza ikibazo, ikakuruhura uwo mutwaro, nubwo utahita wakira ko ari umutwaro uruhuwe, ariko ugasanga ikuruhuye igikomere cy'iteka kurusha ibindi byose. Byari kuba bibi kurushaho kuba yari kwitaba Imana barabanye.
kurusha uko kano kanya n'ubundi ngo barasabye barakwa. Kuba barasabye bagakwa, yego, icya kabiri akaba ari umuntu utaherukanaga na Mutesi, akaba yaratuye muri Amerika, undi yatuye i Kigali, gatatu bikaba ibyatangajwe yuko ashobora kuba yishwe n'uburwayi bw'umutima. Ibyo byonyine ubwabyo ni ingingo ishobora kurengera Mutesi isaha n'isaha. None se Mutesi umupasiteri tuzi rwose ni gute yapfa ari kumwe n'umugabo ukumva umuntu araketse ngo aramwishe? Abantu bavuga yabo ni nkuko n'uyu munsi bamwe bari kuvuga ati ntabwo yagakwiriye kuza kuri social media avuga ko yapfushije umugabo, yakavuze ko yapfushije umukunzi. Icya kabiri kumenya ko abashyitsi bamusuye bari mu nzu ifite umuriro. Abashyitsi bamusuye babonye amazi yo kunywa, njye naraye mpavuye saa 3, niba nahageze mu masaa 12 zuzuye nkava saa 3, fanta nahanyweye ntabwo ariyo naguze. Rero abantu bareke kubona ko Mutesi ari kubibyazamo umusaruro wundi, agomba gutabarwa, kandi abamutabara ntago bari bugende amara masa, ndetse ntago bari buhave batakiriwe nk'abashyitsi bagiye kugira gute kumufata mu mugongo. Muri uyo mpamvu nicyo gituma tugarutse tuganira na bamwe mu bantu basenga, bubatse amazina cyane kuri social media nk'abantu nyine b'abakristo, kuko njyewe nkanjye abantu baravuga Big Man yirirwa muri nkuru za Karabayirwa muri entertainment cyane, rimwe ati bara ntibanasenga. Yego, ariko tugiye kumva icyo wenda bagenzi be babivugaho, haba ko babyakiriye kubona mugenzi wabo umupastor umugabo yitabye Imana, ikindi no kuba kiganiro cyakozwe cyateje ikibazo cyane. Ni muri uyo mwamvu kano kanya ku murongo wa telefone dufiteho Ezekiel, nk'umwe mu bavuga butumwa cyane bamenyerewe cyane kuri social media zitandukanye zo mu Rwanda, cyane kuri channel yitwa Kiranuka TV. Ezekiel, muraho neza? Muraho. Amakuru ni meza, turashima Uwiteka Imana yaremye isi n'ijuru. Umwaka mushya muhere bro kuri twese, kandi namwe tubifurije umwaka mushya muhire. Ni Big Man, ndi kumwe na Krizo mu kiganiro twaherukanaga mu mwaka wa 2023, nicyo gituma nkubwiye ngo umwaka mushya muhire. Yego. So ni nyuma y'ibyago bya Pastor Mutesi, ku ruhande rwanyu mwabyakiriye gute nka mugenzi wanyu, umupasiteri mugenzi wanyu? Ese mwabimenye ryari? Ku ruhande rwacu twebwe burya nk'abakristo rero, iyo umwe muri twebwe atuvuyemo, mu buzima bwa gikristo, ubuzima bw'umwuka ni amashimwe, kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo mu bino mu byiza mushime Uwiteka. Ku buzima bw'isi byo birumvikana, ariko ni umubabaro ku wagize ibyago. Bishatse kuvuga ko mu buzima bw'umwuka kuba Rusagara yaritabye Imana ni amashimwe, ni ishimwe rikomeye cyane, ku buryo ku bwacu twe nk'abakristo ntabwo twabona ituro twatura Imana. Yego. Ubwo ibyo bintu babidusobanurira gute? Impamvu ya mbere mbigusobanurira, yego, Bibiliya ivuga neza yuko umubiri wavuye mu gitaka kandi arimo uzasubira. Yego. Icya kabiri shingiraho nuko uhereye mu bo Bibiliya ivuga ba Abrahamu, ba Dawidi, bari abahanuzi bagiye batubanziriza, bose barapfuye. Rero ntabwo ndi buze kubifata nk'ishyano ryaguye, kuko hapfa uwabaye mu buzima. Rusagara rero kuba yapfuye kuri jye ntabwo ari umubabaro, nkuko nzi neza ko ku Mana ari inyungu, ndetse no kuri Rusagara wapfuye ni inyungu. Nanjye nshobora kuba ati nanjye ni inyungu kuko mwene data yapfuye, kandi burya ku mubare wabo jye nzakurikira haba harimo haragenda havaho umwe. No kuri Mutesi ni inyungu buriya? Kuri Mutesi mu buzima bw'umubiri ni igihombo, ariko mu buzima bw'umwuka ni inyungu.
inyungu ziye kandi uri kuvuga ngo kuba uzakurikira havuyeho umwe ahubwo twe tuzi ko umuntu atinya urupfu ntiwatinya ukavuga ati niba uzakurikira abandi bantu 20 hasigaye 19 rega ntabwo ngewe kupfa kugira ubwoba ku rupfu ku bijyanye n'urupfu rwanjye ntabwo bisobanuye ko ntazapfa. Icya kabiri kwihisha urupfu ntibisobanuye ko rutazantwara. uri kumva? ndakumva. Rero mwene data ndi hano ku isi nzi ko nzapfa isaha n'isaha gusa sinzi abo urupfu rwanjye ruzababaza cyangwa abo ruzanezeza. Ndakubwiza ukuri impamvu ari inyungu kuri Mutesi, iyo uriya mutware cyangwa se uriya mugabo aza kwitaba Imana yaramaze kubana na Mutesi nk'umugore n'umugabo, uyu munsi hari andi magambo yari gukurikiraho. Swati byari kwitirirwa ko ari Mutesi umwishe mu rwego rwo gushaka imitungo, cyangwa se hakaba hakwitirirwa indi mpamvu zitandukanye. Rero hari ibintu Imana yitegereza ikabona bishobora kuzateza ikibazo, ikakuruhura uwo mutwaro nubwo utahita wakira ko ari umutwaro uruhuwe, ariko ugasanga ikuruhuye igikomere cy'iteka kurusha ibindi byose. Byari kuba bibi kurushaho kuba yari kwitaba Imana barabanye kurusha uko kano kanya n'ubundi ngo barasabye barakwa. Kuba barasabye bagakwa, icya kabiri akaba ari umuntu utaherukanaga na Mutesi, akaba yaratuye muri Amerika, undi yatuye i Kigali. Gatatu bikaba ibyatangajwe yuko ashobora kuba yishwe n'uburwayi bw'umutima. Ibyo byonyine ubwabyo ni ingingo ishobora kurengera Mutesi isaha n'isaha. None se Mutesi umupasiteri tuzi rwose ni gute yapfa ari kumwe n'umugabo ukumva umuntu araketse ngo aramwishe? Abantu bavuga yabo ni nkuko n'uyu munsi bamwe bari kuvuga ati ntabwo yagakwiriye kuza kuri social media avuga ko yapfushije umugabo, yakavuze ko yapfushije umukunzi. Icya kabiri akaba ati ntabwo yagakwiriye guhita aza kuri social media kandi yitwa ko yapfushije. Abantu barimo baragenda bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Rero n'icyo gihe bari kuzavuga byinshi bitandukanye, kuko niba wakurikiye ikiganiro cyaciye ku Isimbi TV, Mutesi arasa nkaho yasubiyemo ubuhanuzi yaraherutse guhanurirwa. Bwaravugaga ngo urabe maso Rusagara naza hariya mu rugo iwawe, usenge cyane atazapfira muri iriya nzu, kuko ashobora kuyipfiramo nawe ubwawe ukishakira icyobo wishyiramo ntibigukundire bitewe n'ibyakurikiraho nyuma. Atangaza ko kuba Rusagara apfuye ari ibintu yari yarategushwe. Ubwo rero urumva byanga byakunda hari icyakurikiraho mu gihe yaba abana yari gupfa babana na Mutesi. Rero kuba yapfuye batabana kuri Mutesi Imana yamutsindishirije, yabyemera atabyemera birumvikana. Umuntu ashobora kubabara kubera ko ari mu buryo bw'umuyaga, ariko hari igihe ashobora kuzasobanukirwa ikintu kindi Imana yamurinze cyatumye Rusagara atabaruka muri iyi minsi turi kuvuga urupfu rwe. Ushaka guhuza ngo n'uwavuze ko yari yarabihanuye ko batazabana? Ntabwo wabihanuye, yarahanuye yego, ariko burya igihe umuntu ashobora guhanura ubuhanuzi ariko atazi yuko ikizabyica ari urupfu. Ese ubundi nk'umuntu wahanuye yuko ngo batazabana kurana rwawe, uwo muntu ko kuramwemera? Ntabwo nabura kumwemera, kuko burya hari igihe umuntu yicara mu kirere cy'ubuhanuzi. Njye nihaye kumujajinga ntari muri icyo kirere, naba ndimo ndanegirije iby'Imana. None se niba nshatse guhakana yuko atahanuye, uyu munsi ko Rusagara atabarutse barabanye koko? None se tukiri aho ngaho, nkunda yuko bavuga ngo nk'ubu ngubu weretswe yuko Big Man zitaba Imana
kuwa kane sibyo ngo hari uburyo ahubwo kugira ngo ubiceceke wajya ku mavuga senko bati mana big man murenze iki cyobo yaragiye kugwamo abehinga imyaka 10 kuki umuntu amuhanuriye ko batazabana atahanuye neza ngo avuga ati nyamara ntibazabana ariko mwazitaba Imana. Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Umuhanuzi umwe yigeze atumwa ku mwami witwa Hezekiya n'umuhanuzi witwa Amose. Aragenda abwira Hezekiya aramubwira ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gupfa. Amaze kubimutangariza umuhanuzi arigendera kuko akoze icyo atumwe. Yego. Nyiri guhanurirwa urupfu niwe ngo werekeye ivure atangira kwibutsa Imana imirimo. Yego. Njyewe Ezekiyeli nshobora kwerekwa nkahabwa ubuhanuzi bwa message yawe ntayikubwira namara kuyikubwira kuko ari cyo kintu natumwe. Yego. Nkaba ndabishohoje nshobora rero guterwa n'umwuka wo kugusengera bitewe n'urukundo nagukundaga. Nkahita ngira icyo cyifuzo nkagusengera nkuzaho bya bindi ariko ntibikuyeho ko nari natumitse. Rero bitewe n'uko uriya mupasiteri Vera Pasiteri Justin yahanuyemo ntabwo yahanuye nkuzi yuko ari urupfu ruzatandukanya Mutesi na Rusagara. Yaza kuza kuhanura we ntabwo yigeze ahanura avuga ati nyamara nubwo batazabana umwe muri bazitaba Imana. Ntabwo ari cyo yahanuye, we yahanuye ko batazabana gusa. We yahanuye ko batazabana. Iyo aza kumenya ko hari uzapfa aba yarabivuze nk'ahabona ko hari uzapfa. Ahubwo ntekereza uburyo Imana yabimubwiyemo yabimubwiraga mu buryo bujimije bitewe na sije y'ikiganiro cyari kiriho ndetse na saga zari zirimo ziravugwa kuri Pasiteri Mutesi. Kandi nanone akabihanura muri ubwo buryo kugira ngo uyu munsi niba Rusagara atabarutse bitazahita bigarukira kuri Mutesi ngo byitwe ko Mutesi ari uteje urupfu kuri Rusagara. Ku ruhande rwawe wemeranya n'uyu muhanuzi harya yitwa nde ntabwo mwibuka Justin umwe wemeranya nawe? Nge ndemeranywa nawe gusa Imana yamuhishe ka password k'ubwenge abivuga mu buryo yarabiha mu buryo Imana yari yamwisha ubwenge. Yego. Ntiyabitungura byose ngo abivuge uko bizagenda kuko nakubwiye ko byari kuzanira ishyano Mutesi. Byari kugaragara ko urupfu rwa Rusagara ruturutse kuri Mutesi. Swati ushobora kuba rumuturutseho mu buryo bwo kutumvira Imana no kuba tarumbiye iby'abahanuzi bagendaga bavuga nibyo abantu bari kuzagenda bavuga. Rero Imana yavuga ko batazabana kuko niba warumvise uburyo abihanuye baravuze ati Mutesi ushatse warambagizwa ahandi ariko hariya ho ndabona bitazavamo. Nubwo buryo yabivuzemo abavuga ko nyine ubwanyu yaba wowe n'abandi nka batanu muri timu n'ubundi yaherekera ngo imurwanya n'ubundi mutamukundaga ariho n'ubwo buhanuzi bwavuye burababwira iki? Ntabwo twarwanyije Mutesi kuko hari ibiganiro njye nagiye nkora nk'impuguro natangaga z'ijambo ry'Imana. Birashoboka ko byari bitewe na n'ikirere cy'umwuka icyo gihe nari ndimo no kwemera nari ndimo bitandukanye n'uyu munsi. Ariko naje kwisanga muri bwa buryo nagiye nkoramo ibiganiro mu buryo butandukanye. Naje kwisanga hari aho nageze nkamera nk'uwinjiye mu buzima bwite bw'umuntu. Ari nabyo byaje gutuma nsubira inyuma nditekerezaho nsanga nakomerekeje Mutesi kugeza ku rwego rw'uko dushobora kuba twahura ahantu cyangwa yamenya ko aho hantu ngiye kuhagera agahita ampunga. Ndavuga naho kugira ngo mwene data azajya mbona ampunge mubere nk'ihwa reka nzamusange ngende nibohokanye nawe icyateye urwango hagati yanjye nawe kiveho. Nubwo wagiye kumusura? Nibwo nagiye kumusura musaba imbabazi biranamunezeza ku buryo no ku mugoroba w'ijoro ryakeye ndi mu bantu bagezeyo ngiye kumufata ku mugongo kumusoma mu kiriyo kiri gutegurirwa mu rugo iwe. Ikiriyo n'ubundi kiri kuba mu rugo iwe? Mu rugo iwe hari kuba ikiriyo ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho hari kuba ikiriyo
ubwo ngo Mutesi ari kunamira umukunzi we, birumvikana n'inshuti za Mutesi n'abari bazi yuko hari urukundo hagati ya Rusagara ndetse na Mutesi, bari gufata mu mugongo Mutesi. Hanyuma no ku ruhande rw'umuryango wa Rusagara, abana, umugore we, hari ibyo nabo bagomba kunamira papa wabo, umugore nawe akunamira umutware wiwe. Twagiye rero Ezekiel Karame, Yesu ashimwe. ahimbazwe. Yangiye ku giti cyanjye hari amagambo yagiye ajya hanze, ndetse byagiye binavugwa cyane yuko Rusagara yagiye abwirwa amagambo yuko Mutesi yenda yaba muca inyuma ibintu byinshi cyane muri urwo rugendo rwabo rw'urukundo. Rero bakaba barabashije no kubyihanganira, ndetse Rusagara akabwira Mutesi we ku giti cye ati abo bantu bazi wawe mubirinde, kuko nibo bagenda bambwira amagambo yawe, bambwira ibitagenda kuri wowe. Ikibazo cyane kiragira kiti ese ubwo buhanuzi bwaba bwaragiye hanze, si uko n'ubundi ababutangaga baba hari amagambo bashyiraga Rusagara bigatuma bavuga yuko bitewe n'uburyo yabyakire bigatuma bavuga yuko agomba kurambagiriza ahandi? Ntekereza ko Rusagara yari umuntu wari uzi ubwenge kandi wize, yari umugabo ugomba no gushishoza. Icya kabiri, azi ni umuntu wasengeye muri ADPR, uzi icyo bita abahanuzi. Uyu munsi ngewe njyayo navuganye na Rusagara, ariko ntabwo nigeze ntahana nimero ya telefoni yiwe. Twavuganiye kuri nimero ya Pasiteri Mutesi. No mu bo twagendeye mu murongo umwe wo gusaba imbabazi, bose nta n'umwe wari ufite nimero za Rusagara. Biramutse byaragenze uko nguko ubimbajijemo, haba harabayeho abahanuzi bagenzwaga n'icyo bita indamu, bakumva ko gutunga nimero ya Rusagara bagomba kubibyaza umusaruro bijyanye n'indamu. Ariko muri bene data twajyanye Justin Damuru n'abari abakamarade, ntekereza ko nta muntu wari utunzemo nimero ya Rusagara. Icya kabiri, birumvikana ku muntu ukunda uba ugomba kumufuhira, ndetse ukaba wanashyiraho limite y'uburyo akwiriye gusurwa, birumvikana. Kuko niyo wamubuze kuri telefoni ugomba kumubaza ati sheri wari uri mu biki, ukaba wanamufura mu buryo butandukanye. Ntabwo nzi niba ibyo ngibyo byarabayeho koko. Icyo nzi kuva aho mpaherukira ni uko Rusagara na Mutesi bafatikanyaga muri byose, kandi nta muntu wahageraga ari muri rwa rugo ngo Rusagara nanirwe kubimenya. Kuko nk'urugero nkanjye narahageze, Rusagara arabibwirwa, arabimenya, atwohereza n'icyo kunywa, Mutesi atwakirira mu rugo kandi ibintu bigenda neza. So rero hari icyo bita amagambo y'abantu, bitewe n'uko inkuru zasohotse bakagenda bapfundikanya uko bumva bashaka kubivuga. Kuko nyir'ubwite bagakwiriye kuduhereza ukuri adahari, cyangwa se na Mutesi nawe atari muri kondisiyo nziza yo kuba yagira icyo atangaza gisesuye, abantu bakaba babivuga mu buryo butandukanye. Ko ntabwo nzi ko hari ifuhe ryabaye hagati ya Rusagara bitewe n'abahanuzi. So hari n'ibindi cyane nzwe cyane ku kiganiro hashize umunsi gikozwe nyuma y'uko Rusagara yitabye Imana, aho Pastor Mutesi yagiye gusobanura byinshi bitandukanye. Bamwe bakavuga ati Pastor Mutesi yagiye kuvuga ikiganiro mu mwanya utaruwe, kiriya kiganiro cyari gukorwa n'umugore we bwite. Abandi bakavuga ati kiriya kiganiro nticyari ngombwa ku muntu ugipfusha umufiance we. Abandi bakavuga ati kiriya kiganiro cyari ngombwa kuzanamo imitungo hanze kuri social media. Kiriya kiganiro wakibonye gute nk'umuntu ukurikira cyane cyane social media zo mu Rwanda? Kiriya kiganiro rero nta kosa nabonye Mutesi yakozemo. Icya mbere, iyo umuntu ibyamubayeho bitamujyanye muri kondisiyo mbi cyane, nk'iyo twakwita koma, muri kondisiyo idatuma yabasha kugira icyo avuga, nibwo uwo muntu yaceceka. Ntekereza ko Mutesi ni umuntu uzi kubana n'igikomere kandi akamenya kwihanganira igikomere. Icya kabiri, ni umuntu uzi kwikaruma, kuko Rusagara yatabarutse, ariko twese twamenye ko twabyumvaga gutyo ko ari fiance wa Mutesi. Ariko mu by'ukuri nta munsi n'umwe Mutesi yigeze yerura
ngagaragaze koko hari urukundo, mbese rwari urukundo rukimeze nk'aho ruri mu ibanga. Rero yagombaga kuza kuri social media akabwiza abantu kuri, cyane ko twari gukomeza twebwe tukavuga ngo ni umugabo wa Mutesi, ni fiance, ariko n'ubundi bikahita bigafatwa nk'igihuha. Rero mbona kuba yaje kuri social media, yaje gutanga umucyo, abibazaga ku rukundo n'abibazaga ku mubano we na Rusagara basobanukiwe yuko koko hari urukundo, cyane ko na Mutesi byagaragaye ko yababajwe n'urwo rupfu. Yego, usibye abanyarwanda n'uburyo bumva ibintu n'uburyo babyakira, ariko uko Mutesi atekereza bitandukanye n'uko ngiwe ntekereza. Uko Mutesi ashobora gukomezwa mu gihe cyo kuba kuvuga bitandukanye n'uko nge napfusha kananira. None se mwari mukwiriye kwibaza kuri Mutesi gusa? Madamu Theogene yatangaje, yakoze ikiganiro hashize igihe kingana iki umugabo apfuye, nawe babigereranyaga nawe bavuga ati bahise bakora ikiganiro mu gihe gito cyane rwose. Urakoze cyane rero. Uribuka no ku murongo wa telefoni umugabo yapfuye hari ibyo yatangaje. Uwo munsi umugabo yapfuye hari ibyo yatangaje. Rero biba bigaragaza imbaraga zo kwihanganira situation umuntu yagezemo, bikagaragaza kandi no kudaha umwanya Satani cyangwa abanzi bawe ngo bakwishime hejuru. Abari rero kubivuga yuko banenga Mutesi bagira gute, bagira uko babikora, njyewe navuga ngo bari abanzi ba Mutesi, uranyumva neza, bakozwe n'isoni babonye icyo batekerezaga kuri Mutesi atari cyo babonye. Bakozwe n'isoni babonye Mutesi akomeye, bashakaga kumubona babaye. Ntekereza ko niba bavuze ku bwa kiriya kiganiro, niyo ataza kugaragara kuri social media bari kuvuga. Rero nta kibazo nabonyemo, icyo nzi cyo nuko byatumye natwe tumenya ukuri, tukamenya uwo tugomba gutabara. Ninde uwapfuye yari afite umwanya ungana iki, yari afite ubuzima bungana iki muri Mutesi, yari afite agaciro kangana iki muri Mutesi, ndetse no kuba Mutesi ari kunamira ni ikimenyetso cy'agaciro Rusagara yari afite muri we mu buzima bwe. Aka kanya rero uvuze ngo twamenye uwo tugomba gutabara, ngo ninde? Ese ninde ugomba gutabarwa hagati ya Mutesi ndetse n'umugore wari uwa Rusagara bafitanye abana 5? Urakoze cyane. Yaba wa madamu wa Rusagara w'isezerano afite inshuti, nuvuga ngo inshuti za madamu wa Rusagara n'iz'umuryango wa Rusagara ziramutabara. Ariko ntago twebwe nk'inshuti za Mutesi turi bujye gutabara umuryango wa Rusagara kuko ntitubuzi. Turatabara Mutesi tuzi, turafata mu mugongo Mutesi tuzi, kandi Mutesi niwe nzira iduhereza uburenganzira bwo kubabazwa n'urupfu rwa Rusagara cyane. Iyo aza kuba adahari ntabwo twari kubabazwa n'urupfu rwa Rusagara, kuko Rusagara muri make ntabwo twe kuba tumuzi. Igituma tubabazwa n'urupfu tubabazwa ku rupfu rwa Rusagara ni Mutesi tuzi, nuko turi inshuti za Mutesi, nuko turi abavandimwe ba Mutesi, kandi tukaba tuzi agaciro Rusagara afite kuri Mutesi n'uburenganzira aramufiteho. Twe rero turi gutabara nk'abatabara Mutesi, turi gukomeza nk'abakomeza Mutesi. Ibyo ku muryango wa Rusagara twe ntago bitureba. Ariko nibyo uvuga neza. Akanya se abari kuvuga yuko kuba yatanze nimero ngo wa mugani tumutabaririreho, ese iyo nimero yagombaga koherezwaho amafaranga cyangwa se iri gutangwaho ubufasha? Abantu bari kwibaza, ese ko umuvandimwe wapfuye ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari uburyo buza kubaho kugira ngo niyo nkunga ize kuba yagerayo? Ikibazo rero abanyarwanda barangwa n'icyo bita ishyari. Urumva bavuga ibintu bidafitanye isano, sibyo? Kuko ngiye niba ndi inshuti ya Mutesi kandi nkaba nzi ko yapfushije,
watekereje neza ko hari abantu bari bujye gusura Mutesi? Ese watekereje ko bari buze gukenera amazi? Yego, hari n'umuntu wenda utari bunahagere uri kure ariko akavuga ati reka mufashe kugura umuriro. Watekereje ko hari buze gukenerwa umuriro? Wari ubizi ko hari buze kuba dekorasiyo yo guha icyubahiro umukunzi wiwe, ko ubwo uriya muntu agiye kubibyaza undi musaruro? Ariko niba turi inshuti za Mutesi koko, hari uburyo turi bumugaragarize yuko turi abakunzi be. Hari uburyo turi bumugaragarize ko tumufashe mu mugongo. Mu buryo rero tugomba kugaragaza ko tumufashe mu mugongo, icyambere ni ukumenya ko abashyitsi bamusuye bari mu nzu ifite umuriro. Abashyitsi bamusuye babonye amazi yo kunywa. Njye naraye mpavuye saa 3. Niba nageze mu masaa 12 zuzuye nkava saa 3, fanta nahanyweye ntabwo ariyo naguze. Rero abantu bareke kubona ko Mutesi ari kubibyazamo umusaruro wundi. Agomba gutabarwa, kandi abamutabara ntago bari bugende amara masa, ndetse ntago bari buhave batakiriwe nk'abashyitsi bagiye kugira gute kumufata mu mugongo. Icya kabiri, uretse gato mvuga icya kabiri, nk'umuntu wari umukunzi we, hari uruhare rwe agomba kugira, yarutubwira atarutubwira, hari uruhare rwe agomba kugira mu ishyingurwa rya Rusagara. Swati ashobora no kohereza n'ibyo 200 ku muryango wa Rusagara, bikavugwa mu izina rya Mutesi yuko nawe yatabaye yahageze. Ashobora gupanga akavuga ati nzanajya no muri Amerika gutabara. Ibyo byose ni ibintu bisaba ubushobozi butandukanye, kandi biraza kuva hagati yacu twebwe tuvuga ko dutabaye Mutesi, turi mu ruhande rwa Mutesi. Rero abantu bareba ibyo bareba ibibareba, ibitabareba bashyire hehe hasi. Wambaza cya kibazo wendaga kumbaza. Ikibazo nashaka kukubaza, ese kubera iki biri kubaho kuri Mutesi? Kuki abantu bari gushaka kumva yuko yenda hari izindi nyungu yamushakagamo, cyangwa se shaka kubera afite abantu benshi bamurwanya buriya ngira ngo? Ni ukuvuga ngo Mutesi afite abantu benshi bamurwanya, kandi bamurwanya mu buryo butandukanye. Abenshi rero bashingira ku mateka y'igikomere yabayemo mu buzima, hanyuma bakanashingira aho Imana imukuye n'aho imugejeje. Bayida twese turi Abanyarwanda, ntabwo wabona umugore nk'uriya aba muri etaje ya buri kwezi ngo nihagira ikintu kindi kimubaho abantu bananirwe kucyasasa bakigaragazemo ishyari, kuko abamugira ishyari bose ni abataba muri etaje. Uwo wumva uri kumenshoninga wese ntabwo aba muri etaje, kandi uri kudoma wese n'uri kudoma ku ifaranga. Nuko ari kuvuga ati imitima yose, amaso yose, social media zose zihanze amaso kwa Mutesi. Ako nasaruraga uyu munsi ubu ntako ndi bubone nintasenya iki kintu cyo kwerekeza amafaranga kwa Mutesi, nge nta kintu ndi bubone. Ariko madamu wa Rusagara ari kuvugira ntaga muzi, ari kuvugira umuntu atazi, ari kuvugira umuntu batigeze bavugana, atanazi n'uburyo yakiriye urupfu rwe. Unamusaba n'ubufasha ngo mvugire. Nta nubwo tunazi ngo madamu wa Rusagara ese yababajwe n'urupfu. Wacyumvise cyane nk'umuntu bari bafitanye ikibazo, ubu uyu mudamu mu marangamutima afite yababajwe n'urupfu. Nanone ushobora no gusanga impamvu Rusagara yakundanye na Mutesi, Imana yarateguraga umuntu uzamwunamira mu by'ukuri. Batereka nkutegura uzakunamira agufitiye urukundo, kuko ndabona hari abazakunamira baserebura bavuga ati Imana irakoze hubwo iranduhuye. Ibyo uvuga nibyo, igategura umuntu uzamwunamira. Jewe mushingiye uko nahageze, yego, nabonye ko Mutesi yunamiye Rusagara nta buryarya, nabonye yamwunamiye mu rukundo, mu gaciro k'urukundo bakundanaga. Unarebye n'ikiganiro urabibona urukumba. Rero abari kuzana turi hirya no hino abo ba Jihad ndetse n'abandi, abenshi banavuga badafite n'imitima yo gukunda bagenzi babo. Arabavuga badafite n'imitima yo gukunda bagenzi babo. Ese umuntu yapfushije inshuti yanjye, ugiye guhita utangira ngo buranga impamvu yaje kuri kamera no gushaka indonke? Mu by'ukuri hari umuntu upfusha akaza gushaka indonke, cyangwa se gushyira ukuri ahagaragara. Erega ni urupfu rwa Rusagara twarubikiwe.
cyane. icyo ugomba kugitekereza nibyo twabonye kuri social media, ariko dukeneye umuntu w'inshuti ya Rusagara, w'inkoramutima ya Rusagara, idushyirira umucyo ikatubwira ati yapfuye. Nibyo ariko nibyo ko wa mugani icyo wasobanuye cy'ukuri nuko kano kanya tutari tuzi neza niba ari official koko niba bakundanaga, niba yaraje gusaba no gukwa koko, ariko byose birambitse hanze aravuga ati ngewe twakundanaga, yari umugabo, namufataga nk'umugabo wanjye, ndetse ntimutinye kuvuga ko ari umugabo wanjye. Kwishingira turi gusoza aravuze ngo namufataga nk'umugabo wanjye, ntimutinye no kuvuga ko navuze umugabo wanjye. Ako kwishingira ko nagace ako kwishingira ntekereza ko nta muntu n'umwe wigeze asanga Rusagara muri uriya rugo. Ntawe. Ariko yasobanuye yuko abantu b'inshuti ze za hafi bari bazi ko ari mu rugo kwa Rusagara na Mutesi. Ariko nge nageze kwa Mutesi ntabwo nigeze mpasanga Rusagara. Mutesi niwe wabyivugiye ku giti cye, ni naho ibintu byagiye bavuga bati ni gute yaje kuvuga ukuri, bavuga ngo ni gute avuga yuko yari umugabo we kandi byari bitaremezwa n'amategeko. Urumva nibo nabo bashingiye. Gusa icyo navuga ahangaha Ezekiel, birababaje kandi biteye isoni n'agahinda kuba yenda umuntu yapfusha ubundi abantu bagasa nkaho bamukomeretse. Reka mvuge iki kintu. Ese ubundi JB wajya gusezerana imbere y'amategeko, wajya gusezerana imbere y'urusengero atari igisobanuro yuko ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe, ubundi umugore kugira ngo umuntu abe umugore n'umugabo wundi nuko hagati yabo babyemerera uko ari babiri. Amasezerano y'Imana ntacyo avuze, amasezerano yo mu murenge mba numva nge ntacyo avuze. Igikuru nuko nabwira umukobwa cyangwa ukabwira umugore ati nemeye kumbera umugore, n'undi akaba ati nemeye kumbera umugabo. Nge mba numva iryo sezerano ari ryo rikomeye. Dore umunsi madamu wanjye yambereye umugore, yambereye umugore igihe namubwira ngo ndagukunda kandi ndifuza ko mbera umugore. Urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera? Ati yego. Umunsi yavuga ngo ndabikwemereye. Kuva uwo munsi yaratangiye yarahise aba umugore wanjye. Yego. Ibyo aho turi kumwe pe 100% turemeranywa. Ikimenyetso twahise dutangira imihango yashyizweho n'abana b'abana cyangwa se n'Imana yo kujya mu rusengero. Yes. Ariko kuko twabyemeranyijwe ko abaye umugore wanjye, kuva uwo munsi twatangiye kugendana nk'umuntu dufitanye ibanga. Natangiye kumubitsa ibanga ryanjye, nawe atangira kumbitsa irye. Ndwaye niwe wagombaga kumenya bwa mbere yuko narwaye, arwaye ninjye wagombaga kumenya yuko yarwaye. None se reka nkubaze, iyo ukundanye n'umukobwa mwaramaze kugira ibyo mwemeranywaho, uzi ko niyo agiye muri bya bihe byabo by'imihango akubwira ati nagiye mu mihango? Arabikubwira cyane. None se yabikubwira ataramaze kukwizera nk'umutware wiwe? Oya. Rero abavuga yuko Mutesi ibyo yavuze habayemo kwishingira n'ibiki, no. Umunsi Adamu yabyukaga akabona Eva yese abangwa akanakara ko mu mara yanjye n'igufwa ryo mu magufwa yanjye, azitwa umugore kuko akuwe muri nge. Kuki yamuteye iyo mitomo yuko akuwe muri we? Nuko hagati yabo bari bamaze kwemeranywa yuko umwe azabera undi umugabo, undi akabera undi umugore, kugira ngo rero n'agaciro kuko k'urukundo rwari ruri hagati ya Rusagara na Mutesi bigira agaciro. Nuko Mutesi atatinya guhamiriza amahanga yuko yari umugabo n'inshuti n'abavandimwe yuko uwapfuye ari umugabo we. Reka nkushimire cyane wakoze cyane. Guterwa ikimwaro no kutabyatura niho twari kuvuga ko Mutesi yishingiye cyangwa se yari ihabara cyangwa yari inda yari ibindi, ariko kuko yatuye akavuga ngo yari umugabo wanjye, yari proud. Ibyo ntabwo bigomba gutera isoni Mutesi, ntibinagomba gutera isoni Rusagara. N'umuryango wa Rusagara ugomba kumenya ko hari umuntu Mutesi Rusagara yakundaga kandi hari umuntu wari warihebewe
n'umutima wa Rusagara. Ezeki yenda dusoza nagira ngo yenda nkubaze ikibazo cya nyuma byakomeje kugenda yenda nabyo biteza ikibazo abantu barashaka kumenya ukuri kuko yenda wowe umuryango wari uzi byinshi cyane kuruta n'abandi bari kuvuga ibyo batazi. Ese bivuga yuko Rusagara yari atarabona divorce byo bihagaze biti? Icyo kutarabona divorce ntabwo yari bwayibone kuko icya mbere Rusagara avuye hano mu Rwanda yubatse yashingiriwe inaha byari bikiri mu nzira zo kugira ngo abe yabona divorce, ari nacyo kintu cyagiye gitinze ikintu kijyanye n'ubukwe. Ni nabwo buryo bigaragara ko aba bantu beza imbuto. Ntabwo Mutesi yigeze yifuza kubana na Rusagara atarabona divorce, nta nubwo Rusagara yigeze ashaka guhita abana na Mutesi atarabona iki divorce. Ni ikigaragaza kurinda ubukristo no kubahiriza amategeko, kugendera ku cyo amategeko agize gute ateganya. Abantu rero icyo bacyumve bakemere gutyo, ariko byari biri mu nzira ndetse byagombaga no gukemuka. Igihari ni uko Rusagara yaramaze gukwa kandi agafata irembo. Iyo umuntu rero afashe irembo akagira gute, igisigaye iyo umusore yamaze gufata irembo yatanze n'inkwano, igisigaye aba agiye gutunganya inzira z'uburyo ubukwe buzagira gute buzagenda n'ubundi. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe Imana ibarinde. Sawa. Mu cyo wambaje ngo bibaho cyane kuko ushobora no kuba ufite umugore ushaka no gushaka umugore wa kabiri, none se nk'abayisilamu nyine aho ngaho tubitandukanye we biremewe kuba mu itorero ry'abarokore. Ndagira ngo abadukurikiranye nabo badusobanurire neza. Ibyo bibaho kuba njyewe naba mfite umugore mu rugo nkaza gukundi ntacyo bitwaye, yabyemeye nta kibimbuza kuko ninza iwanyu bemeye ko nza n'inka. Naza nkagukwa nkajya gukwa n'undi nta kibazo, ibyo biremewe. Ikibi reka ikintu kigoye ni icy'amategeko. Yaje mu mategeko bashaka clear to the people, ariko se gusaba no gukora amategeko azamo no. Umukobwa wacu turamuguhaye yego. None se iyo umugore wa Rusagara amwima divorce ubwo byari kugenda gute? Iyo amwimye divorce hakurikirwaho icyo amategeko ategeka. Amategeko ategeko niba mbyibuka neza, iyo amezi niba 3 niba 6 umugore n'umugabo bataryamana bakora imibonano mpuzabitsina n'umwaka batabana, yego nuko bakora imibonano mpuzabitsina mana ni mu buriri n'umwaka. Iyo umugore n'umugabo bamaze umwaka batabana mu buriri, ongeraho mu buriri kandi ku mpamvu itazwe iba ari divorce automatique. Ikindi hagati yabo kugwirwa hari induru, sibyo? Automatique cyane niba barasezeraniye mu Rwanda, amategeko yo mu Rwanda yari clear, baravuga ngo niba ari umwaka umugore n'umugabo batabana automatique divorce, niba urugo ruhoramo intonganya automatique divorce. Ariko icyo gihe biba automatique iyo hari umwe uri kwanga kuyitanga. Ariko rero aho ngaho nanone uribaza ikibazo kigira kiti ibyo ese kubera iki umugore we muri ibyo byose byabaye yari ataramuha iyo divorce? Ezekiel atubwiye ngo byari biri muri process yari gutangwa vuba, kuko arabizi ko divorce man ntago ari ikintu ugenda arahirya kujya gusezerana mu murenge. Nibyo kintu cyoroshye, urabizi nicyo kintu cyoroshye. Ariko divorce ari ni joke ariko abantu bateraga ngo bajye bongera babambike ya myenda bazane n'imiryango yabo bicare muri sale bavuga ati twebwe twemeye yuko dutandukanye, twemeye nagato ko dutandukanye. Ariko ni joke abantu bari gutera. Ariko divorce ni ikintu kigora bro, ni ikintu gishobora kumara n'imyaka 5. Ntabwo uzi cyangwa se mu kimwe nkahita menya yuko ugiye kwita ushaka nk'umugabo nako nk'undi mugore, umugore akahita kubwira tuzabaze nta divorce ngo icyo gihe hajyamo process yo kumwinginga akakurahira akagusaba ibyo ashaka, wabimuha akavuga tuzabaze ntayo ndi bugu. Icyo gihe ahita hatangira za process zo kuvuga ngo ngiye gushaka uburyo amezi niba 6 niba ari umwaka tutabana. Ubwo bakahita bavuga ngo ntibabana
ni ugutandukana no kubigenda ariko pastor ariko ari byinshi Ezekiel dusobanuriye ngira ngo Ezekiel asobanuye byinshi cyane ngira ngo namwe ni mwe ari byo mumenye ari nibyo mumenye ikintu kimwe tutumvikanaho ni kimwe ikiganiro cyarihuse pe oya hangaho nanjye icyo tutumvikanaho ni kimwe ariko ikindi none arakandi kantu nemeyemo kamwe nkakubwire oya ibyinshi rwose yavuze turemeranya kuko kano kanya reka mbwira ikintu nemeranywa aho kuko kano kanya byari bigoye yuko abantu bari bavuga ngo Rusagara ngo yari umu boyfriend wa Mutesi kandi byari bigoye si byose ninde munsi wabyizeraga ko ari umu boyfriend wa Mutesi aka kanya reka byari kuvugwa no it's okay nanjye ndi kukumva ariko byari kuvugwa hinduru bakavuga ngo ntacyo bitwaye kuba abantu bamenya ko bakundana ni byiza pe ahubwo ahangaha harazamo ikintu cyo kujajinga ngo ni gute umuntu wagize ibyago aka kanya aza kuri social media nakagahinda katarashira nta n'amasaha 5 arashira nta n'icumi arashira agahita agira iki oya iyo ngaho nituza aho ngaho birajya mu bindi bintu byinshi nituza aho ngaho tugiye kujajinga kuri akantu hari tazamo story ndende umuntu atangiye kubitekereza ukundi kubera ko kubimenyaho niyo wamuha amafaranga none ikibazo abari kubivuga nta n'igiceri cy'ijana n'uri gutanga comment ngari gushaka kurya abantu amafaranga nta n'igiceri cy'ijana uwo muntu afite naho ibindi byose umubyeyi yagize ibyago kandi mu byubahe yagize ibyago mu byubahe ahubwo biba byiza se uyu munsi cyangwa ejo twagerayo imvura yenda twagerayo so bye turabakunda Imana ibarinde murakoze mugira ijoro ryiza ariko se ibintu ko ndeba bikomeje gufata indi ntera ibi bintu biragarukira abantu baretse amatiku koko urumva ubwo buhamye ukuntu bumeze abantu bagerageze rwose kugira uko bafata Pastor Mutesi mu mugongo ibindi bintu babivemo nicyo gikwiye nicyo mw'iki gihe nicyo gikenewe